ibiciro bishyashya noneho ibintu byo bigiye kumakaza abaturage bagiye kujya birirwa ku kagari baje kwirirwa baza kundeba bituma rwose nabaje kwikora gahunda zanjye neza. Allo umva bwira abayobozi b'imidugudu bose abayobozi b'imidugudu nakitumvikana umuyobozi n'amaye gahunda n'umugore Imana imfashe gusa musange akose buri minsi hano hantu kwambwiye ko hehe tafate afakunda kwaka ruswa y'igitsina abantu b'abadamu n'abakobwa hano no minsi ariko reka ngiye kubaho urugero ndagera ni magenda ndo muri coding icyo tuvugana byose niyakunyaka ruswa nzatamutanga. bagende babwira abaturage yuko igiciro bishyashya by'ubudehe byaje. Mubabwire baze tubikosore turebe n'ababisaba n'ababo. Sawa. Ala karibu. Ese ni wowe? Karibu asiri gukora mwe nta kibazo zikuramo nta kibazo. Umeze neza? Eko, amakuru. Ariko se nyigihaze ufite isoni, ufite n'ubwoba. Koga mwiza nkawe koko, ufite icyo kibazo ndumuyobozi ntabwo ryana. Karibu. Byacega mariko. Yego. Ashaka ubahirije igihe. Nakubwiye ngo zani mugoroba ntangiye kubana si umuntu baracyajira. Kuko mbafite gahunda nyinshi buriya. Mbafite gahunda nyinshi cyane. Rero ngubu ari gahunda turimo ibyiciro by'ubudehe. Turageza kugenda tubwira abayobozi n'imidugudu kugira ngo babwire abaturage bagerageze kuza kugira ngo turebe ko twabikosora. Harimo abatari babifite, harimo abashyashya, harimo ibintu nk'ibyo. Cyangwa dufite akazi kenshi byagendaga ariko shaka umukobwa mwiza kabisa siko hajyaga ngo ejo turi mu nama hariya ku kagari cyagiye bwa mbere. Sinzi uko nakubonye mbona uri mushyashya ariko nkabona umuntu usobanutse. Noneho mu kanya igihe twari mu nama cyagiye kare niyo mpamvu nabwiye ngo uze kuza kugira ngo tuze kuganira neza mbanze nkumenye neza. Biracamo ariko nta kibazo. Nanjye nkunda kwica gahunda wowe rero bambwiye ngo nze kuza nimugoroba nabateka nzi ko bafite ikibazo gikomeye. Yewe biracamo ariko uko ndi meneke ndiko ndakunda batari ngombwa ariko nta kibazo baryoha nk'umwe cyangwa ibiri. Okay, nta kibazo. Harya kibazo wambwiye ko kimeze gite? Mfite murumuna wanjye arangije segonderi. Kandi tugomba ngo ntabwo twishoboye pe. Yarangije kwiga ryari se? Uwo murumuna wawe niko? Murumuna yarangije kwiga ryari? Ese. Reka manze nyine mubwire ikibazo. Nyine kwa ngufasha uri gutaki. Shaka reka rero nkubwire. Nakubwiye ko ndibuze guhamagara umuntu ushinzwe iby'igiciro hanyuma nkaza kumuvugisha nawe urimo kumva kugira ngo aze kugira ikintu agufasha sibyo? Hanyuma se shaka umukobwa mwiza kabisa ariko mu muntu kuntu bagitifu tugira akazi kenshi dufite akazi kenshi kabisa. Akazi kenshi niko biragenda ariko hanyuma igiciro birashoboka byose umuntu yagufasha ariko rwose hari ikintu ushaka gusa kandi unyumveho umuntu umuyobozi. Nigeze wewe ndashaka rwose unyemurire ikibazo cyanjye. Ikibazo cyane gikemura niyo mpamvu nakubwiye ngo uze kugaruka. Mfite abantu cyane dukorana ni uguhita mbabwira bagahita babikora ndetse nshobora no kumushakira n'umushinga rega bari bitanakunze. Dufite abantu cyane dukorana nabo. Asha hako wagiye ukajya konsasira mfite uburiri hariya babujagaraye.
gusa muyobo wajya ukansasira ko nese ubwo we nyemurira ikibazo ndagikemura wowe genda umfashe unsasire urumva hanyuma nyine nawe urabyumva icyo tumva se hanyuma tuganire hanyuma urasha uteye neza cyo gukora nese umuyobo wanjye muri ikibazo nkagenda ibyo gusasira none ikibazo sibyo ndimo mubwira se ikibazo cyonyine ubu ndimo ndagikemura ubu nagitangiye kugikemura njye nagitangiye wowe ahubwo wowe nyine icyo nshaka nyine tukareba ukuntu twigenza urumva nyine nawe ukageza ugafata gitifu neza reka nta kibazo nta kintu kimwe uzashaka mu buzima ukibure urumva twigenza twigenza gute se nyine ni umukobwa mwiza uzi ko ufite umukobwa mwiza uyoboye muri aka kagari usa nkawe usubona gitifu ahandi hari undi mugore hanze yakwifuza no ese ubwiza no gukemura ibibazo bihuriye he koko buriya umuntu mwiza ntabwo ashaka gutanga ikibazo ngo ananirwe kugikemura ntibijya bibaho reka mbaze ngo urugero wari wabona abantu uzacungereza nko mu bihugu twegeranye ujya ubona abakobwa beza bakora mu mabanki bose bibwira yuko kuba bayakoramo benshi bibwira yuko ari uko baba babikoreye cyukusana mu Rwanda aho wenda niho haba hari ikibazo mu Rwanda hano buriya bagushyira mu mwanya runaka kuko babona uko bikwiriye ariko mu bindi bihugu ariko rero nawe urumva ntukajya wigira umwana ariko ikibazo genda cyumva kandi biza kugikemura ntugire ikibazo niyo cyo cyazaniye hano ngo uretse nakizaho ngara nigendere ibyo baje bavuze ngo uburanza kwa Karuswa n'ibyo koko reka ngende kuzayo abivuga se ni bande reka nigendere nase uragiye koko ibyo ngende umva ubwo bugamba kagenda aho wanzwe kakanyumviye gusa kwe kabeze kuri ntundi nagaga gahunda y'iki ukagiye kugenda akagende kantaranga mu bantu bose ngo gitifu ngakunda abagore ariko nanjye rero wamuganye ntakindi none nzareba uzamukemura serivisi mu gihe nanjye ngifite uyu mwanya icyo nzi cyo nta mukobwa nsuzugura nkamubwira ibintu akabyanga nshobora guhamira umukobwa nsuzugura igeze hano kandi bwaraje kunyaga serivisi ese uyu muyobozi ari kubikora serivisi yanjye njye arayinkorera karibu uraho neza amakuru yanyu nyara nje kuri cya kibazo okay ndabyibutse meze neza ariko meze neza ariko reka niko nakubwiye ngo usange mu nzu wagiye kare rero taje mubwira ibyambaye byari bigoye meze neza biracamo ariko kare wagiye uti kare nari mfite utuntu nakubwiye ngo jya mu nzu ube wicaye ujye muri firigo urebe akantu ukuramo ninjiyemo ndakubura buriya rero hari ibintu nanasize natunganyije mu rugo nabanjije njya kubikemura nyine ndavuga ati ntazi ikiburo ikibazo okay harya umwe ko ikibazo ari iki ikibazo rero mfite muyobozi musaza wacu ashaka kuturiganya amasambu musaza wanyu akayikubira icyo kibazo nari harya abyeyi banyu bariho oya barapfuye imitungo yasize uwo musaza nushaka kuyibira ashaka kuyikubira wenyine ariko ibyo bibazo bikunda kubaho abana b'abahungu dukunda kwiyagaraho cyane twumva ko bashiki bacu nta gaciro bafite none se muragira ngo umugabane se muringanize turashaka kuringaniza twese nyine tukanganya mukanganya okay aka kantu se gasobanuye iki kantu rero kari idarapo ry'u Rwanda urabona ko rigeze igihugu cy'u Rwanda ya use ko kumunda gufasha ikira batwumva wagira ngo umugabane muringanize noneho kankwereke ibintu byoroshye cyane kankwereke kigiye kugufasha ese kuri kumfata ku rutugu none se ko twagana sinyigere umva se nyine banza wumve wowe shaka 50,000 d'abord sibyo 50 hari abantu shaka ko babyinjira kuko nta mwanya bafite kasi njya kuri tele hari ababishinzwe 50 se bigenda bite nyine banza unyumve neza 50 ndagenda ngane n'abantu babishinzwe twicara ahantu ufata akantu babwira ikibazo ndetse nzavuga kuri mushiki wanjye kugira ngo ibyo nzaba mushiki wo kwa tata wacu sibyo hanyuma
ahantu kubicara ukicubicaza ahantu bagafata agafanta akaburusheti tukaganira ko amagambo gusa n'agasabye nk'igisigati umwana urabizi hanyuma noneho barakwihutishiriza gahunda hanyuma uwo musaza wawe bareba uburyo nyine baganira nawe kugira ngo ikibazo cyawe cyorohe. Nta kibazo amafaranga nzayohereza kuri telefone uze kuyohereza kuri telefone cyangwa se nimba binashoboka uze kurabyohereje ntacyo bitwaye byaba byiza ukazabikemura ryari ntugire ikibazo ngiye nguhaye iki cyumweru n'isi 7 ndabana bikemura umva nta kibazo nyine ndararanyohereje kuri telefone cyangwa nzaguhamagara ejo ku manywa tuvugane nta kibazo nta bibi hasi wanditseho iki hasi ugeze imvana agakaka oya hihorera niko none se umva nyine nkubwire ntawe nyine nk'umuntu kugira ngo nshaka muzi ko nkubonye irari rikazamuka neza neza ngiki irari rirazamutse ibyo byibagirwa nyine nicyo cyangenzaga iki cyakugenza ngo usezere twicaye mu cyumba ku buriri tuganira kuki mu cyumba ku buriri barakubeshye ntabwo ari uko nitwa kuki ntabwo ari uko nitwa barakubeshye nose undi wajyagaye umva barakubeshye umuntu abazi kaje ku bayobozi ngirari sibiki ndanakwiye ako tumuka uvanga tumuka genda hasoni umva ubugambo gusema kuraba buri wanjye tukajya naga ari service waje kunyaka hasoni umva n'ikibazo ambaye inkweto mbona uvuye hano umva byihuse sibyo mbwiriza umva ngo ntabwo ari uko witwa ubuse ujya ngo banyuze ku kaserivisi ahangaha gusa abantu babirwa bamamaga karakajya gahe ibintu nanjye ndimo ntabwo ari byo ibintu ugomba kubihagarika mu bigaragara abaturage batangiye kunca amazi ejo bundi bazankubita n'amacupa nyinshi aho bankubita n'imbabura ibintu ugomba kubihagarika ariko se ntabihagarika we umuntu ari umuyobozi abahura n'abantu benshi abo reka nze mpamagare cya kidamu kirimo kimbwira ko gishaka kubaka kiriya kiwenda kiraza kimfate neza ubundi umukobwa wese nkukumva umbeshe wewe wakikobwa cyane we ko bitse umutwe w'amaguru rubahe rubahe umva mwabakobwa abundi mufite banyogosenge ayagusenge turabafite tata birakira ku cyitsi ubundi wowe rubahe wakikobwa ubundi iyo udafite nyogosenge aha da ntabwo ubona umugabo ndakurahiye iki uri guhanura muri si ibintu bike barimo aravuga ibiki mvuga yatangiye guswinga reka mvuge byari zari ziryoshye watangiye guswingara hakiri kare reka bakureka gusabana n'ubumuga ariko ntabwo nabura kunywa njye ubwo rero urashaka kandi usomye se urashaka kandi aya njyewe navanze navanze njyewe navanze uretse ko iyo yananira iteretse hasi yananiye rwose imitsingi itsindagira urukundo itsindagira urukundo reka shyira aho ngaho n'ubundi warangiye undi simbizi rwose
inzoga iraryoshye. Iraryoshye. Iraryoshye ariko ndabura umukobwa mwiza hano iruhande rwanjye ngahinoza. Washaka ikimashini icyuma nako. Ndashaka umukobwa mwiza iruhande rwanjye uryoshye. ubwo bimaze kubageramo. Ariko uburenganzira bw'itamo. Njye nawe turi ibirebane ntacyo twari. Yaguhonze. Wavuga n'iki wowe? Ndetse Twasangira icupa ariko hari aho ugomba guhunga. ndetse ntasi. hasi ibyo ni iki mutangiye kandi Turi ibirebane. ngo mashaka abakobwa iruhande rwanyu ngo mashaka aho mutera inda namwe. Aya ntabwo dutera. Ndashaka abanoza urukundo. Abanoza urukundo njye n'abandi. ndumva ko amaze no kungeramo wakwitahira. Niweho mwiza ukenewe ahubwo. Ko kakugezemo. Nawe mwiza. Ni wowe mwiza. Ni wowe Emokadesi. nimuge se njye Jeko, iki cyaka. ariko se shiri aho urabona ari abakobwa beza wabagenda bose urumva bose urayabwa n'uburyo bw'ubundi ubu kizi uko nta mugabo wenda mbese uri utari indaya mbese ni abakobwa uri iki n'umugabo njyewe ngende turakomera amakuru yanyu ndeba umeze nk'utarwambayira nanjye niriye ku kagari hariya hepfo nayo ifite utubazo twinshi ndimo gukemura tw'abaturage ariko ubu ngubu imana iranizamukiye rero ndakubonye mva hano haruguru niba ari mu kabari niba ari muri bare akabari se hari utubari twemewe muri ibihe bya covid uzi ko leta yacu yabisabye abantu basinze barimo baranywa baregeranye nta gapfukamunwa nta biki harya ngo muri kurwanya korona ibyo bintu byabereye umva ubu nzamutse nongana basangayo ahangaha barimo baranywa inzoga genda biboneye harimo abantu barushya leta nagaho umva abantu batuma rwose leta idatera imbere nabyo aba nabo barimo uri umuyobozi naho genda wihera ijisho nawe urebe njyewe oya ndahita mbafunga ngiye guhita mbandikira bose ndabafunga asa barimo baranywa inzoga muri ibi afite ubwuzu ndumva afite ubwuzu siva nyine no kuruhuka ariko reka nkubwire ibintu byo kunenda ubyirinde Ayo ubwuzu rwose ufite ubwuzu ntago ndi bugutere inda ndakuzuza ubwuzu akira inywere rwose ntago ndi bugutere inda ndagutera urukundo nukuri kw'Imana haguruka nkujyane kuruhuka sheri Abandi nazo mbivuga aze uzikora uzikwaza niba uruhara kubera abantu umutwe hasi umusatsi washize hasi reka maze nambara rinete zigende ngo murajyahe ninde washinze akabaranga oya ese kwicara musubira kwicara hariya mugaruke mwicara no mukobwa w'inete ajya muri igihoro kigiye gutara ndavuze ngo kwicara hariya ko ndamutse mutangiye